ese muri ubuzima wigeze wibaza impamvu hari imigenzo imwe n'imwe igenda ikorwa ariko tukaba tutazi igisobanuro ndetse n'inkomoko yayo? umva iyi nkuru ho gatoya. Habayeho umubyeyi, uyu mubyeyi buri munsi uko yajyaga guteka ifi yakataga umutwe wayo. Umunsi umwe rero umukobwa we yigeze kumubaza uti ese ni ukubera iki dukata umutwe w'ifi? Hanyuma rero mama we yaramusubije ati impamvu nkata umutwe w'ifi nuko nanjye mama ari uko yabigenzaga. Uwo mukobwa byaramutangaje cyane, hanyuma yigira inama yo kubaza nyirakuru ati se kubera iki dukata umutwe w'ifi iyo tugiye kuyiteka? Ikintu gitangaje nuko nyirakuru wiwe nawe yamusubije ati mama nanjye ni uko nguko yabigenzaga. Uwo mukobwa rero yigiriye inama yo kujya kureba nyogokuruza wiwe kugira ngo nawe amubaze impamvu bakata umutwe w'ifi. Hanyuma rero umukobwa yari yahashyitse arangije aramubaza ati se ni ukubera iki dukata umutwe w'ifi iyo tugiye kuyiteka? Umukecuru yarasetse cyane arangije aramubwira ati twe byonyine impamvu nakataga umutwe w'ifi nuko mu myaka yacu mu 1950 twebwe amasafuriya yacu yabaga ari matoya, rero ntabwo ifi yose yabashaga gukwirwamo. Ahangaha rero niho bibera ibibazo. Urumva ko ntago byari ifunguro ryari riteguye kuri ubwo buryo cyangwa se ngo bibe umuco w'abantu runaka, oya, ahubwo igihari nuko mukecuru we yari afite agasafuriya gatoya katabashaga gukwirwamo n'iyo fi yose. Igisekeje nuko ibi ngibi buri gihe rero mu buzima tugenda tubikurikiza, yaba mu madini tubamo, mu muco ndetse no mu butegetsi dukurikiza imigenzo, ariko ugasanga ntabwo tuzi impamvu iyo migenzo tuyikurikiza muri ubwo buryo. Ibyo ari byo byose rero ubu ndumva gishobora kuba ari cyo gihe cyo kubaza uti ni ukubera iki? Igihe icyo ari cyo cyose ugiye kugira ikintu icyo ari cyo cyose ukora, wibaza uti ni ukubera iki kintu ngiye kugikora? Atese ni ukubera iki kintu gikorwa gutya? Niba ufite icyo ukuyemo wari umunota umwe, naho gutaha.